ubwo burozi buzatumara mu myaka mike igiye kuza. Uburozi nabo babwira nta bundi ni isukari. Mwaramutse n'abaramukije mugire amahoro y'Imana kandi abatashya aho muri hose abakurikirana ubuzima n'ubeho nkunda umuhate w'ubuzima mutwereka iyo mubasha gukurikirana ibiganiro nk'ibyo, si uko mu by'ukuri hatari ibindi bintu mwareba bishishikaje biryoheye ijisho, ariko mwitaye ku buzima Imana ibaha umugisha yabutanze ibubagabire. Isukari rero ni igihingwa cyangwa sinzi n'itari ibihingwa ari niyo bikorera, ni ikintu kibi cyane kiri gutwangiriza ubuzima gake gakeya. Hari impamvu nyinshi ugomba kureka isukari aka kanya uyu munota, kuko hari igihe imyaka ugeramo n'igihe umaze ufata isukari bitakwemerera kuba wabasha kuyihagarika ngo bigukundire. Isukari mu by'ukuri igisukari ni diyabete, ntabwo tuyikeneye na gakeya rwose mu buzima bwacu, ahubwo ituzanira ibibazo. Harimo indwara za diyabete, muzi ko abarwayi ba diyabete aribo bagira indwara z'umutima, guhagarika k'umutima, ku insuffisance rénale n'izindi ndwara nyinshi zigiye zishamikiyeho. Indwara hafi ndetse nyinshi zikunze gutungwa n'isukari. Indwara ya kanseri, iyo urya isukari biroroha cyane kwirukanka mu mubiri, ariko iyo uyimye isukari ukayiha imboga nyinshi haba igihe rwose ibashije kutabasha gukura, kubera ko niba ije mu mubiri wawe ntibashe gukura, hari n'igihe wazamara iyo myaka yawe uzamara ku isi ntuzamenye ko wigeze unayirwara, kubera ko itigeze ubona uburyo bwo gukura. Ariyo mpamvu umubiri wacu Imana yaduhaye ubifitemo ubushobozi bwo gukuramo ibyo bibi byose biwinjiramo, kubera ko ibibi ni byinshi cyane, biza mu bintu byinshi cyane, ibyinshi turya, ibyinshi twisiga, yewe no ku mubiri usanga birimo amakanseri. Ibyo duhumeka, ibisohoka mu nganda, amakanseri ari hose. Yewe na stress tubamo usanga itera kanseri. Ariko rero nta bundi buryo ni ukwinetwaya stress, ugasenga, ukaruhuka, ukagira gute, ariko ibyo kurya bigufitiye 80% bishobora kukuzanira mu kwirinda indwara. Urumva rero ni ikintu kitari icyo gushyira ku mwanya wa nyuma, ahubwo bishyira ku mwanya wa mbere, kubera ko icyo twakora cyose, niba ari ugusenga ugomba kuba ufite ubuzima, niba ari ugushaka, ari ukubaka urubyaro, ibyo byose twakora no kubaka amazu n'amaetaje, byose bigombera kuba ufite ubuzima butagira isukari. Nibwo buzima bwa nyabwo, kubera ko iyo sukari yaba bayimazemo igihe bamaze kugira ubuzima bupfuye, atari uko aribo bakennye ku isi, ahubwo ari uko aribo bafite yewe iyo sukari nyinshi ihagije. Urugero ni muri Amerika, usanga abantu umubyibuho ukabije, izo ndwara zirahiganje ku bwinshi cyane. Ni ibintu udashobora kuganira mu gihe twebwe mu myaka mikeya, ntabwo mfite myinshi cyane, ntabwo izo ndwara twari tunazizi. Yewe hari umwarimu wacu bajyaga bavuga wari urwaye umutima, akatubwira bati ntimukajye mumubabaza kuko ashobora kwikubita hasi agapfa. Ntabyo twari tubiziho, ntabwo byavugwaga, ni ibintu bitabagaho, kubera ko iryo terambere tutigeze turigira. Izo ndwara zitwa isi terambere. Ni ukuvuga ngo rero uko ibihugu bitera imbere bigenda bikabya mu kugira izo ndwara, kubera ko inganda z'amasukari ziriyongera. Twavuga amaganda ya Coca-Cola, amasereyale, byose biraza, byose uko bikomeza kuhuzura ukagira bikabasha kuboneka ku bwinshi. Uko biboneka ku bwinshi niko abantu biyuzuzamo amasukari batabizi, mu gihe isukari ntabwo rwose ikenewe mu buzima. Jane kutubwira ngo isukari ntabwo ikenewe mu buzima, ubwo ntituzikubita hasi twabuze isukari. Ukada
isukari ihamagara iyindi. Kugira umunyadiyabete, umunyagisukari yikubite hasi abura isukari, ni uko nyine isukari ye iba yaramaze kuba yararwaye isukari. Iyo urwaye isukari, umubiri wawe ukubaza icyo wawurogesheje. Cyane cyane niba uri umunyamasukari urwaye diyabete, bagomba kuguha isukari kugira ngo ubashe kuzuka nk'iyo waguye muri hypoglycemie. Yewe n'abana barwaye diyabete, mama wabo atwite, usanga bavukana icyo kibazo. Ugasanga umuganga arazana agashinge karimo agasukari ko kumuhereza umwana, bakagenda bamucutsa gake gake. Bimera nka wa mumama w'umusinzi, umumama ugiye anywa inzoga cyane akananirwa kuzihagarika atwite. Iyo abyaye akana kavyukana ko ari agasinzi, bakajya bagahereza akayoga mu gaserenge. Birababaje cyane ukuntu izo ngeso mbi tubasha no kuzihereza ku bana tutabizi. Ibyo twisiga umwana akabyonka bikamuteza ibibazo, tukaririmba Imana ndagira nte n'iki kimbayeho. Nta kindi kwirinda biruta kurwara, kwirinda biruta kwivuza, niko bajya bavuga mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo iyo wirinze, kwivuza kuba gukeya. Indwara twakwitwa n'indwara z'imisuzi, kubera ko utabashije kujya kuri tuwarete uko zivaho. Hari indwara z'iterambere, indwara z'imisuzi n'indwara zitagomba mu by'ukuri, zitagomba mu buryo bw'uko 80% byazo ushobora kuzirinda bigakunda kandi birakora. Abantu babigerageje birakunda. Ni ibintu umuntu agerageza igihe cyose kandi bigakunda. Ntuhangayike niba bitaragukundira cyangwa bitarajya mu buryo, komeza ushakishe. Hari ikintu wenda umubiri wawe ubura, ugishakire hariya, nukibura hari ugishakire hariya, ariko uzabigeraho kandi uzishima. Abantu babigerageje ni gake cyane abantu bampa amatwi, kuko biragora kumvisha umuntu cyane uw'iwabo, ariko ababigerageje bamaze kumpa ubuhamya. Turabona ubuhamya uko bwije n'uko bikeye. Nk'umuvandimwe wambwiye ukuntu ati ibintu byawe kubigerageza byose hari igihe bitugora, kubera ko nyine mbivugira hano, ntabwo mbiberekera ngo bibone ukuntu byoroshye, kubera ko ntangira akazi ndakora umunsi ku wundi. Gukora ibyo bintu byatwara umwanya munini, ariko ibintu nkora bisaba igihe gitoya. Noneho byamara gusaba igihe gitoya, yambwiye ati yewe ntuwagerageza 15% y'ibyo ukora, umusaruro uraboneka. Tumaze kubona umusaruro mwinshi, abantu bataye ibiro byinshi cyane, abantu bakirutse ku bibazo bya prostate, abagabo bagira ibibazo byo kwihagarika, agasanga yihagarika agatonyanga kandi akaba bishaka, ugasanga arabyuka inshuro zirengeje 5 mu ijoro, kandi yagerayo akihagarika agatonyanga ntibikunde. Ibyo murabizi, niba mufite umugabo w'imyaka 50 muri famiye, uzasanga icyo kibazo kandi kireze cyane. Mu bantu benshi maze kuganira nabyo, ibyo bibazo bireze cyane. Mu gihe ibyo bibazo hari ukuntu wabideviya, hari ukuntu wabikosora. Mukosore rero, murinde abana banyu. Ibibazo hazaduka ibibazo byinshi. Abaganga baraboneka, bagiye babyiga, babikoramo imishinga ishoboka, bakora ubuvuzi bwo kwa muganga, buhoraho. Abantu babitangamo amafaranga, bigera babona bibaye business, barabikomeza, baravuga bati nta n'ikindi twababwira. Ariko umuganga arabizi neza kuje urwaye umutima, akakubwira reka ibi ngibi wakira. Arabizi ko ariko iyo risk ntiyayifata, kubera ko icya mbere cyo ntazi ko wanamwumva, icya kabiri cyo ntazi uko wabikora, icya gatatu cyo yaba yica akazi. Urumva yaba yica akazi, kubera ko ntago ari umwanya yo kukubwira ibyo ukora. Ubwo nukuvuga ngo byarakunaniye, aragukoraho ibyo yize uramubwira ibyo urwaye, aguhereza imiti. Ariko suko ayobewe yuko akubwiye ati reka ibi ngibi byagenda neza. Muzabirebe, abaganga benshi mujye mu miryango yabo, aho barara, aho baba, ababyeyi babo, uzasanga ayo mata twirirwa twirohamo, ibyo byose twirirwa amasukari twirirwa twiruka,
arabibabuza akabibakuraho abo mu miryango yabo. Abo bose baducuruzaho amasukari, abo bakora inganda za Coca-Cola, ntashobora no kuyisomaho, kandi amaze kutwumvisha twebwe ukuntu iryoshye twebwe tukanywa. Ugasanga waragiye yibereye mu giturage, arahinze imboga n'imbogeri, arateye amakaroti n'ibiki byose n'amabeterave, isukari yakayikura ya karoti arabizi ko ihagije, ndetse ni nyinshi ku murwayi wa diabete, kuko umurwayi wa diabete bamubuza kurya karoti itetse. Umurwayi wa diabete abuzwa kurya ikirayi, kuko ikirayi gishobora gutera diabete. Iyo urengeje ibirayi 4 ku munsi bishobora gutera diabete ya grossesse y'abatwite, kazabyara akana kafite diabete. Bahereza isukari mu gitondo mu gashinge, ukabona umuganga arakamuzaniye, amuzaniye agasukari kubera ko akeneye ako kadoze k'isukari. Aba bantu barabizi, abo baturohamo amasukari barabizi, ariko twebwe ntitubizi. Nta nubwo ari twe twenyine byagiye bigora abanyamerika n'ahandi Burayi, usanga baravuze bati bamaze kubitegeka ko mu mpuza bose bagomba kwerekana amasukari bashyizemo, ayo mavuta mabi bashyizemo bagomba kubyandikaho, noneho bimaze kubitegeko. Mu gihe rero ibyo muri Afurika byo nta nubwo uzamenya ibyanditseho. Niba n'ibyanditseho ari byo, akenshi usanga bakubwira ko ari ubuki, ugasanga bashyizemo n'isukari, nubwo iki nabwo ari isukari buriya. Ni ukuvuga ngo rero icyo igomba ni uko ugomba kugerageza kurya ikiryo cyo mu murima, nacyo ukagiteka gakeya. Ugasanga ibiryo byanjye kutabihishije, niho ibyanditse ko bigomba gushya, bigashya na nyamushya zigashya. Uko bishya, uko biteka, uko byozwa, imboga zigenda zita ibidutungira ubuzima, ibidutungira ubwonko. Ugasanga tubaye abasazi, turwaye amadepresiyo, turwaye indwara, kubera ko twatega turirimba indirimbo dukeneye ibiwubaka, ibiwutera imbaraga. Ni igihe udafite ibihagije, iyo ubyibushye ntukeneye ibiwutera imbaraga, ibiwubaka, ibiwutera n'ibiwurinda indwara zose. Icyo kintu bakakivuga, ariko ugasanga ntago birimo bihagije. Imboga 5 ku munsi zirakenewe muri iki gihe kurutana mbere, aho hadukiye ubutubuzi, aho hadukiye iki, nta kundi wabikora. Rero ni muri ya masupu mporambaha, ni muri ya mitobe mporambaha, mubigerageze muzabibona. Ntago ari njye uzaba ukibabwira, icyo nkeneye gusa bigerageze ibyumweru 2, ntacyo ugezeho ubihagarike. Bigutwaye iki koko? Wabigerageje, ukabigerageza iwawe, ukabigereza umwana wawe. Ndakwinginze, ndabigusabye, bigerageze gusa. Ubundi zaba igikorwa natangiye cyo gushimira Imana ubuzima yampaye, nubwo yahaye abana banjye, ndi kukigeraho kubera ko we wagerageje, ukabibwira n'ubundi akagerageza, ugapartaja n'akavideo. urabuduhaye inkunga ikomeye cyane, kubera ko igihe bizagenda bigera ku bantu bose, bakava muri bya bindi buri wese amubwira fata isukari niho uzagira imbaraga. Oya, ntabwo ari isukari baba bakubwira. Iyo mu kirayi irahagije, nacyo kimwe ku munsi kirahagije. Imboga rwose zabikora zonyine, ukaza kumenya uko tuziteka. Nzabibigisha, narabyize, nagize Imana yo kubyiga, n'akazi kanjye ka buri munsi. Uko njya mu bantu ngenda mfata uko bateka ibiryo byinshi cyane imboga. Ntago ushobora kumara umunsi nibura ntatetse imboga 3 ku munsi. Ni ukuvuga ngo mbafite ubwoko bwinshi bw'imboga, mbafite byose. Uko mugenda mu morali, uko mugenda mutanga mubikunda, uko mugenda mumwereza subscribe, niko imbaraga ziza. Murabizi ikintu cya courage kirakeneye, ndayikeneye rero kugira ngo nkomeze. Kubera iki papa gukora video ya buri cyumweru nari narabyiyemeje, ariko birananira. Mfite ibindi bintu, mfite izindi nshingano, ariko nzi ko hamwe namwe munteye imbaraga ibyo bintu byakunda, kandi twagera ku kintu gikomeye. Ndabizi neza, kuko ibyo ndimo ntago ari byo papira. N'akazi kanjye kwita ku bantu, n'akazi kanjye kumenya ngo umurwayi wa diabete agaburirwa iki. N'akazi kanjye kumenya ngo uwa kanseri yitabwa hafi, yewe kugeza kuri wa wundi duherekeza nta kintu bagishoboye kumukorera kwa muganga, batwoherezayo tukabafasha kandi bikamufasha
kumufasha nta kindi kiba kimufashije, aba ari kurangiza ubuzima. Ariko hari utuntu umuntu akenera kugeza ku ndunduro ye y'ubuzima. Ntago rero kuvuga ngo ngo nta myaka 100 nzarangiza. Imyaka 100 ugomba kuyirangiza uri mu bubabare, ubabara mu ngingo, utakibasha kwihagarika, amenyo acikagurika. Yewe yaba mwari muzi ibintu isukari yakoreye abantu bari inaha, nta muntu wazongeye no kureba isukari. Kugeza ku myaka 40 abantu binaha nta menyo bagira, bashyiramo amaproteze yose. Amaproteze arahenze cyane, sinzi ko twese ibibaze nitugeza mu gihe noneho nta muntu n'umwe uzaba ukigira amenyo, twese tugomba kwambara amaproteze. Amafaranga tuzayabona, ubushobozi burahari bwo kwambara amaproteze ku bantu bose. Si mpamya ko twabubona twese. Ku myaka 40 abagabo byararangiye, ntabwo bakiri abagabo, mbabare kubivuga gutyo. Ugasanga nibyo bintu duhoramo, nibyo bintu duhora tubona hano. Hari ubundi ubizi ukunda, ariko nibyo bintu mu iterambere birimo ibyo byose. Ubundi indwara, nta muntu udafite ikintu arwaye, ndetse no guta umutwe no kugira gute. Isukari iragenda ikajya mu mutwe, ikawuzambya, ikazambya imitekerereze, ikazambya imikorere, ugasanga nta buzima buriho. Nyabuna rero dufashanye tureke isukari, ibindi bizagenda neza, n'ibindi tuzagenda twongera mu buzima bikagenda neza. Ntawe cyo mbabwira cyo kiruhanyije kigoye, muzabibona kandi muzabyibonera. Icyo mbasabye gusa ni ukuntera kuraje, ni ukubana nanjye, ubundi bikagenda neza. Amahoro ya Nyagasani abane namwe. Amahoro.